reka mbwize ukuri nyamwe niba ugeze ku rwego rwo kuma pasi ngo njye gupfubura abadamu ariko ubundi boda umudamu ajya kukwibira ibanga ko ashaka gupfuburwa mwebwe mwaraganiriye gute cyangwa mwarahuriye abagore tuza tuvuga ibintu byose twariganye yagiye muri Amerika yaragarutse oya ubwo biba bishatse kuba ko nawe hari abo yaguje abo yambuje nabo ariko watu n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu uri umudamu wawe ndaye none kuki wowe ushaka ko njya gupfubura ntabwo uraburinda ntabwo windaye waho ugiye guhahira niba utangiye kuvuga ngo njye guhahira turabifatanye rega ndanagucungira tubwira ikibazo nyamwe yabwo reka mbwize ukuri njye ikintu ngiye gukora ngiye gukaza amasengesho do imbere y'Imana ngiye gusenga nkwereka Imana ndetse no mushiti wawe musengere ko ndumva ibyaha bibaye byinshi bigeze kuri urwo rwego ahubwo ngereka mbwize twadushaka turi babiri ariko sugubu nyamwe wambanye naguhisemo no kupfubura neza n'undi mupfuburizo faranga ntizuduhite corruption is not bad mana yo mwishuru ibi bintu ubikora neza cyane kandi ganarakwizeye tanzo gumwa ufite igihaha namubwiye rero umugabo wanje yagufasha kira gihaha kugira ngo uje wirwa genda upfubure badoze faranga tujye neza hari ico bitwara aya ni amasengesho isaha imwe iminota 30 aya ni amasengesho y'iminsi 9 yo kuba ndi kumusabira gusa pusa nyamwishyiramo nimero z'uwo mudamu kugira ngo na pastor nanyaka nimero z'umuntu ashaka gusengera n'ukuri ko Imana nzitange akira kandi unambwire n'amazina ye sikumejeje umwuka ntagira ngo oya ibintu byari sawa kora oya humura